Isoko ry'ibiribwa ryo mu mujyi wa Musanze rizwi nka kariyeri rimaze imyaka 14 ryubatswe. Ririmo abacuruzi bagera kuri 500 bafitemo ibisima n'abagera kuri 300 batabifitiye usanga bacururiza hadasakaye. Icyo bahurizaho n'abarirema ni uko isoko ari rito kandi rikaba rishaje, ibintu bibangamira ubucuruzi bukorerwamo. Urabona isoko rya kariyeri rirakuze rirashaje, imvura iragwa ugasanga turi kunyagirwa, mbese ugasanga ni imbogamizi itubangamiye. Rwose ubona yuko isoko ryacu ryangiritse. Iyo imvura iguye hazamo ibiziba, imvura ikatunyagirira ibicuruzwa, abacururiza hanze hari amabati yagiye atobagurika hasi n'ibidendezi. Nk'ubu imvura yaguye rwose nk'abantu b'abacururiza hano ku ruhande amahoheza bakubita binyagirwa biba byangirika. Hano ryagiye ritobagurika, mbese ryarangiritse ryarashaje mbese muri make. Mu kugerageza kwirinda ko izuba cyangwa imvura nyinshi byakwangiza ibicuruzwa hano mu isoko ry'ibiribwa rya kariyeri i Musanze, bamwe bagerageje kubaka amahema bashyira hagati y'inzu. Abacuruzi n'abarimira isoko barasaba ko ryakubakwa nk'uko bagiye babyizezwa, rikagurwa ndetse rikajyanishwa n'igihe. Yagiye babitubwire bimaze iminsi nyine duhora twumva ngo bazatwimura ngo mu kwa gatanu kukaza kukarangira, nyine tugahora mu rungabangabo guca. Dushaka ahantu heza tuzaba dukorera twisagaguye kuko murabona muri isoko turi benshi. Rwose namwe mukatubera abavugizi beza, turifuza ko iri soko ryavugururwa rya kariyeri, tukagira isoko rijyanye n'icyerekezo rijyanye n'umujyi. Twari dushaka kugira ngo babyihutishe be gukomeza babitubwira buri munsi ahubwo twari turi kugira ngo babikore vuba maze natwe tubona aho dukorera heza. Umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Rucyanamuhe Andrew avuga ko isoko rishya ry'ibiribwa ry'uyu mujyi rizatangira kubakwa mu mpera z'uyu mwaka wa 2022, ku buryo twizera yuko hatagize igihinduka tuzatanga isoko ryo kubaka isoko rishya ryo mu mujyi wa Musanze mu kwezi kwa gatandatu. Ubwo ukurikije gahunda y'amasoko ko bifata hafi amezi 3 hatagize claims zizamo cyangwa se ubundi bujurire, turizera yuko uyu mwaka uzagira mu musozo tutangira gahunda yo kubaka isoko. Ubwo ni mu kwezi kwa 11 bikabije kwa 12. Icyo nababwira ni uko azaba ari isoko rinini paraporo yeri hari, azaba ari isoko rifite ryubatse mu buryo bwa kijyambere, azaba ari isoko rigeretse, azaba ari isoko rifitemo ububiko buhagije, amadepo bufitemo n'ahantu ababyeyi baba baje mu isoko bashobora kuba basize abana babo. Biteganijwe ko isoko rishya ry'ibiribwa rya Musanze rizubakwa mu gihe cy'amezi 16, rikazuzura ritwaye yagera kuri miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Patience Ishimwe mu karere ka Musanze.